ibaze ari wowe Kiramani. So guys, ese papa Kiramani murabona azabasha gutuza bigenze ute? Ese azabona Tereza cyangwa se Tereza ntazamubona? So guys, nonje kugikaza hano kuri Venke Empire kandi ndagusaba kugira ngo niba aribwo bwa mbere wagera hano kuri Venke Empire ube wakora subscribe ubundi tugendana mu bikorwa byose tukora umunsi ku munsi kandi murabizi ko tubakunda cyane. So guys, papa Kiramani we ibyo byakomeje kugorana, yakomeje gutuma umutwe kuri Tereza kandi Tereza ameze nkaho yabyihoreye, ariko turabizi ko niyori yabimucuriye kandi Tereza azira umuntu umwibutse ikintu cyuyibagiwe. So guys, ese Tereza arakomeza wa mugambi we wo gushaka umuhungu we Kiramani cyangwa se aragira hatereriyo? Ese papa Niyori we murabona ko azacika intege kubera ko Tereza ari kumutesha umutwe? So guys, niba nawe uri umukunzi y'ibanga ukaba ubona ko papa Kiramani arimo kurengera cyangwa se Tereza yakoze ikosa, tera comment hasi ube watubwira ikintu twakuzanira muri episode ikurikira. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turano ngo tube twaganira ku zindi episodes zazo zose za filime yacu Ibanga. Kandi niba nawe aribwo bwa mbere wabugeze hano kuri Venke Empire ndagusaba kugira ngo wakora subscribe ubundi tugendane mu zindi behind the scenes zose z'ibanga. Ndetse niba ukunda imyaka itingire za filime yacu Ibanga ndetse ukabona kundi Ibanga byihariye, uri umuntu w'intwari ndetse wahisemo neza ko warakunze filime yacu Ibanga. So guys, ese wowe iyo wibaza ngo ese Niyori na Kiramani nibahura bizagenda bite? Ese mama Niyori na papa Kiramani nibaza guhura bizagenda bite? Ese papa Kiramani azagirira nabi Tereza cyangwa se azamubabarira? Ese Niyori na Kiramani nibahura bakamenya neza ko bakuvukana bizagenda bite? Ese Kiramani azabyakira ute? So guys, uko ugitegereje natwe niko tuba tuyitegereje, kandi murabizi ko nubwo natwe ibintu tuba turi kubikora murabizi ko natwe tutaba tuzi biravamo, nubwo natwe tuba dukora filime Ibanga kandi filime ibabereye. So guys, niba ukunda Ibanga ndetse ukabona reba ahantu iri kwerekeza bikaba byaragucanze ukuntu bizagenda, so guys tera comment hasi ube watubwira akantu waba ushaka kugira ngo kaze muri episode ikurikirana akahe. Kandi murabizi ko twebwe ibitekerezo byanyu ni inyamibwa, murabizi ko iyo mutanze igitekerezo tugikurikiza, kandi murabizi ko twebwe filime yanyu Ibanga ibihari kandi murabizi ko tubakunda, niyo mpamvu dukora uko dushoboye kose ngo filime ibe yabageraho. So guys, niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, muhaye ikaze no kuri Venke Empire, ndetse nugende udakoze subscribe. kandi murabizi ko twebwe behind the scenes zose za filime yacu Ibanga tuzazibagezaho uko byakabaye, kandi nyuma ya filime ndetse na nyuma ya filime y'Ibanga wasanga hano kuri Venke Empire bundi tukaba twiganirira ukuntu episode ikurikira twakuzaniramo ibintu waba ukeneye kubona. Kandi murabizi ko iyo mutubwiye ikintu tugikurikiza, kandi murabizi ko twebwe tuzajya tubayibihiriza. So guys, rero Niyori we na Kiramani bakomeje kugira mu gahirahiro, bakomeje kujya mu rujijo. Ese papa Kiramani azagira aho yerure abyira umugore we cyangwa se abwire Kiramani ibibazo byahorana aho yabikuye, cyangwa se azagumana amabanga ye? So guys, ese Niyori we mama we azagera hamwerurire ibintu byatumye ajya mu mujyi agiye gushaka? So guys, muribuka ko yamubeshe ko yari agiye gusenga, kandi twebwe tureba filime yacu Ibanga turabizi ko Tereza yari agiye gushaka umuhungu we. Ese azagera aho yerure abwire Kiramani, nako azagera aho yerure abyire Niyori ko yari agiye gushaka umuhungu we yaba yaragurishije? So guys, rero dutegereze episode ikurikira tuzareba ukuntu bizagenda. So guys, kandi niba nawe uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse ukabona kundi Ibanga cyane cyane, so guys ndagushimira wese muneza kuba warakurikiye filime yacu Ibanga. kandi niba waranakoze subscribe no kuri Venke Empire ndagushimira umuntu w'intwari. nawe utarakora subscribe ndagushishikaza kugira ngo ube wakora subscribe tugendane mu zindi behind the scenes zose z'Ibanga. kandi ndabashimiye, murakoze cyane, muri abantu b'intwari.